Ndagusuje kandi nguhaye ikaze ngusaba gukora subscribe kuri uru rubuga kugira ngo dukomeze kubana no mu zindi video kandi nziza turi kubategurira. Birasanzwe cyane kandi biba kuri benshi kuba wagenda mu modoka ukagira ibibazo birimo isereri, isesemi n'ibindi. Hari abifashisha uburyo butandukanye mu kubyirinda, harimo kureka kurya mbere y'urugendo cyangwa se bagakoresha kurya, ndetse abandi bagakoresha kugenda barya mu gihe bari mu rugendo. Hari abifashisha ibinini bifatwa mbere y'urugendo, ariko nyine ibi byose ntabwo ari byo ndibuze kugarukaho uyu munsi. Ndashaka kugaruka ku muti utangaje kuri benshi kandi buri wese afite agendana adasabwa kugura. Mbere yuko nkomeza mbabwira iby'uwo muti, mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana, ubundi mbabwire umuti uzabavura ibyo byose. Murakoze cyane, murakoze kubikora. Uwo muti rero nanjye nkumva naratangaye cyane. Nari ndimo ngenda muri minibisi, umugenzi umwe agira ikibazo atangira kuvunja, ubwo mvuze kugarura. Niba nabwo utabyumvise ni ugutera indabo cyangwa gutera ikiro, bitewe n'uko iwanyu nyine mubyita. Niba byose utabyumvise rero, ndakeka n'ubundi byose ni kimwe, byose ni hahandi, reka mbivuge ni ukuruka. Wihangane niba ubifashe nabi cyangwa se ukaba ubyumvise mu mwanya utari ukwiye kugira ngo wumve ijambo nk'iryo ngiryo, wenda bitewe n'umwanya urimo. Wihangane. Hanyuma icyo gihe rero umubyeyi umwe yahise amubwira ati reka nkurangire umuti, ati kandi ntibizongera kukubaho, twese dutega amatwi rero tugira ngo twumve uwo muti. Yagize ati iyo ugize isesemi ugakora mu kwaha mo imbere nyine, udakoreye inyuma ku myenda, oya, ugakoramo imbere mu kwaha nyine ku mubiri, mu bucakwaha, ubundi ukihumuriza intoki zikozemo ukabikora nka gatatu, isesemi ihita igenda byihuse cyane rwose. Isesemi ihita igenda. N'ababeshye ibyo bintu yarabivuze, nanjye nyine numvaga isesemi nyine yanyishe kubera uwo wari umaze kutwanduriza umwuka wo mu modoka. Ubwo rero numvise umubyeyi yabivuze, numva bivuze ari seriye, ndatekereza se mbikore cyangwa se mbireke. Aho ariko ngezeho ndavuga nubwo mbonye yabivuze ari seriye, nyine ubwo yarabivuze twese turaseka, ariko ndavuga nubwo ari seriye reka niyeranje mu ibanga mbikore. Mfungura nyine igipesu cy'ishati nkoramo gahoro mu ibanga nyine, ngira ngo ndebe, ndinukiriza. Mu kanya nk'ako guhumbya numva umutima wari wabyimbyise weyuka, numva n'ubufindo. Kuva ubwo nyine ukwaha kwanjye twahise guhinduka farumasi. Ndabikoresha kandi birakora nshuti zanjye. Ntago naza kubwira abantu nyine bangana namwe ikintu ntabanje kukigerageza. Nakigerageje inshuro nyinshi ngo ndebe ko ari byo. Ushobora kuba wabyumvishe nyine ugatungurwa cyangwa ukumva bidashoboka, ariko nawe nyine uzabigerageza uzanshimira nyuma, kuko nanjye ubu nshimira uwo mubyeyi nubwo ntamuzi. Sinari kubikora rimwe rero ngo mbyizere ku buryo nza kubibwira imbaga nyamwinshi. Nabikoze igihe kinini nsanga birakora cyane. Guys rero murakoze, mukore subscribe dukomeze tubane. Ndabakunda cyane.